Yesu agiye kuza muririmbe bagenzi mwishima Yesu agiye kuza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Tunejejwe no kuganira namwe ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mutima kugira ngo tubuganire, kandi nizeye ntashidikanya ko butugirira umumaro kuko burimo imbaraga ikiza ihindura umutima w'umunyabyaha. Umutwe w'icyigisho tugiye kwiga uravuga ngo ubutumwa bwiza bukwiriye abantu bose. Rero tugiye gusenga dusangire hamwe ayo mahirwe y'ubutumwa bwiza bukwiriye abantu bose. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese witwa umuntu ugira amahirwe yo kumva ururimi yumve ngo arimo, nta n'umwe usigaye, ahubwo buramureba kandi ni ubwacu Imana yaduhaye ngo budukize. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga rero dufataniriza hamwe twubaha Imana mu mutima, tuyisabe kugira ngo butugirire umumaro kandi Imana imurikishirize intekerezo zacu kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubutumwa bwiza kandi butweze. Imana iduhane umugisha. Dusenge Imana. Urakoze Mana ikomeye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, tugushimira urukundo rwawe rwaguteye gutanga umwana wawe ngo aducungure, hanyuma ukohereza ubutumwa bwiza kugira ngo budusobanurire iby'icyo gitambo n'amahirwe yo kucyakira kugira ngo umunyabyaha ababarirwe, uhabwe icyubahiro. Turasabye ngo umwuka wera ajyane n'iri jambo, aryumvikanishe ku mutima wose witeguye kuryakira, riwutere imbaraga n'ubushake bwo gushaka agakiza. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amena. Dukomereje hamwe rero kuganira kuri ubutumwa bwiza nk'uko twababwiye ko bubwirwa abantu bose cyangwa se bureba umuntu wese. Twakwibaza ngo impamvu ni ukubera iki ubutumwa bwiza bugomba kureba abantu bose. Impamvu ni uko Abaroma 3 batubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibakira ubwiza bw'Imana, ngo keretse gukiranuka ibaha ikubahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Kubw'ibyo rero byatumye twandikishiriza ubutumwa bwiza bureba abantu bose. Tugiye guhera ku isomo riri hano muri Luka 24 umurongo wa 45. Amagambo ahari aratubwira ngo maze ibungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe iti niko byanditswe kuri Kristo ko akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza umunsi muzambikwa imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Hano turabona impamvu bureba abantu bose kandi n'abantu bagomba kubutambutsa inzira bigomba kunyuramo, maze ngo ibungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, kuko Kristo akwiriye kubabazwa. Kandi batunguwe ubwenge ntago bamenya ibya Kristo wababajwe, ntibamenya ko ari we yababarijwe, ntago basobanukirwa neza ko ibyaha byabo ari byo byamwishe, kandi ntibasobanukirwa ko yarazanye agakiza ku bugingo bwabo. Rero abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ibya Kristo ukwiriye kubabazwa kandi akazuka ku munsi wa gatatu, kandi ubutumwa bwiza bukaba bukwiriye kubwirizwa nabo babwakiriye, nabo bamuhishukiwe. Arangije kubungura ubwenge arababwira ngo nimwe bagabo b'ibyo, mugende muyivuge kuko nabibakoreye, nabibabwiye, nabibahishuriye, nabibakirije. Mugende mubwire abandi nabo bamenye ayo makuru, kuko agakiza k'ubugingo bwabo gahishe muri Kristo, kandi bamuhishukirwa batamubwiwe n'abamwakiriye. Imana ihimbazwe. Rero nicyo kiduhagaritse ahangaha, kugira ngo abantu bose bamenye ubutumwa bwiza bukwiye kubakiza ubwo ari bwo, n'ubwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nk'uko tubisomye muri iyi mirongo, nibwo buhesha umunyabyaha kwitwa umukiranutsi, kuko yisobanukiwe atsinzwe n'umwuka w'Imana. Kuko iyo dusomye muri Yeremiya 17 umurongo wa 9 dusanga umutima w'umuntu w'ubwawo wiyobagiza, ariko tugasanga twasomye Yohana 16 umurongo wa 7 n'uwa 8 hakatubwira ngo umwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka kuko batanyizeye. Tegeka abantu bose kwihana
riratureba rero twese. Umuntu wese wavutse, wambaye umubiri, wabaye ku isi, wiswe umuntu, iri tegeko riramureba, kandi kuryubahiriza ni umugisha, kuko aba yubashye itegeko ry'Imana. Umwuka w'Imana yaragushoboze mwene data, muvandimwe, inshuti, kubahiriza itegeko ry'Imana, kuko ni umugisha kuri wowe, kandi kwihana ni umugisha, bizaguhesha amahirwe yo kubona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero abubahirije iri tegeko mu kwihana no kubabarirwa ibyaha, dore ko n'ubundi byaha nta kindi biduhesha uretse umuvumo no kurimbuka no guhemukira bagenzi bacu no gushwana, kandi gukiranuka kukaba kuduhesha umugisha wo kubana n'Imana no kubaho neza muri sosiyete no gutunganya neza akazi ukora no guhora witeguye ko nubwo imbabazi zarangira wazahabwa ubugingo buhoraho. Kwihana ni umugisha kandi ukwiriye umuntu wese. Niyo mpamvu usabiye umuntu wese turi kumwe muri aya magambo, turi kwigana kino cyigisho kugira ngo umwuka w'Imana amushoboze. Iyi ntambwe atakwiteza, icyo atakwishoboza we ubwe, ariko nawe agira ubushake ashake, kuko Imana irahari kandi yiteguye kumukiza, yiteguye kumweza. Imana ihabwa icyubahiro. Tukiri kuri iri tegeko rero twamaze guhabwa, iyo turyakiriye tukaryumva, tubona amagambo ari hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8, turahera ku murongo wa 1, ariko titire y'amagambo iratubwira ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Uyu muntu wamaze kwakira itegeko ry'Imana no kuryemerera, mwabyumvise ko ritaruhije nubwo ari itegeko, ryuzuyemo urukundo. Buri Imana ntigitanga amategeko y'amananiza, ahubwo iduhaye amategeko abakubiye mu rukundo. Uyu muntu waryakiriye rero agira umugisha wo kuba muri Kristo Yesu. None hano tubonye ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Umurongo wa 1 haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ubwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke zacu, itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ritubatura ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko n'ubundi umuntu wavukiye kuri iyi si uhumeka, muri we cyangwa se ku bugingo bwe hariho itegeko ry'ububata bw'icyaha n'urupfu. Iryo ngiryo ntiyigeze ajya kuryiga, ntiyigeze arisaba, ahubwo yararivukanye. Kuko twavutse haramaze kubaho igicumuro cyakomotse ku babyeyi ba mbere kuri Adamu, tuvukira rero hanze ya Edeni aho ababyeyi bacu bishe amategeko. Tuvuka turiho itegeko ry'ububata bw'icyaha n'urupfu, ariko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ritubatura itegeko ry'icyaha n'ububata bw'icyaha n'urupfu, rikadushyira mu mudendezo wo gukiranuka, kandi by'amategeko yari yananiwe gukora kubw'intege nke zacu, ariko kudutunganya no kutuboneza. Imana yabishoje ubwo yatangaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, acira ibyaha bya kamere hwiteka, kugira ngo wowe nanjye dukurweho ibyaha bya kamere, kuko biciriweho iteka kubwo gukiranuka kwa Kristo. Noneho tugira umugisha wo kubw'ibyo byaha biciriweho iteka, itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu riduhesha amahirwe yo kuba muri Kristo Yesu. Noneho tuba muri ubwo bugingo kandi twezwa n'ubwo bugingo. Ubundi Kristo ni ugukiranuka kwacu. Kristo ni ugukiranuka kw'abantu bose bamwakiriye, kuko Imana yamutangiye kugira ngo tubabarirwe, dutsindishirizwe, duhabwe ubwiza, twemerwe n'Imana, dutegurirwe kuzaba mu ijuru. Nsabiye umugisha rero umuntu wese wifuza gutsindishirizwa kugira ngo ahabwe ubwiza n'Imana, ategurirwe kuzaba mu ijuru. Imana rero ibane natwe, kandi nukuri uyigireho umugisha mwene data aho uri hose. Twese duhirwe n'ijuru kubw'ubuntu bwayo, kuko mu rukundo rwayo twabonye ko itarobanura ku butoni, kandi umugisha wose yateguye ikaba yarawuteguriye abantu, kandi muri abo bantu wemeye kwinjira mu irembo ryo gushaka Imana, ubwo nawe utangiye kwakira kuri uwo mugisha. Amahoro y'Imana rero abane natwe, amahoro y'Imana abane nawe hose. Ubuntu bw'Imana bukomeze kuresha umutima wawe, wubashe gufata ibyemezo bizima, kandi agakiza k'ubugingo gatahe muri wowe no muri je. Twese dukurire mu buntu, kuko niwo mugabane Imana yatugeneye muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoza rero dusenga. Reka n'ubundi twubashye Imana mu mitima, twongere gusenga dusabirana bya byiciro by'uburyo bwose. Rero aho uri hose byagukundira muvandimwe, ukazamura ibitekerezo byawe, ukinginga Imana
ukayibwira uti ndaje mwami kukuramya, nje uko ndi, icyubahiro ni icyawe iteka ryose, ariko ndagusaba ngo unyibutse, mbese urandeba ute mu maso yawe, unyereke umutima wanjye uko uteye. Nuko niba umutima wawe wuzuwe n'ibyaha, Umwuka w'Imana azagusanga guhishurire, uhabwe kubabarirwa, azakwibutsa bya bindi. Tugiye kubikora usenga wingingisha umutima wawe, kandi uzi neza ko Imana ikumva. Ushatse waba urimo kwatura ibyaha byawe, ibyo Umwuka w'Imana yakwibukije, ubwira Imana uti bimbabarira, ndabyemera, n'ibi nabyo ndabyemera, kandi nshaka kubicikaho. Numvise ko utari kure umuntu wese muri twe, naho ndi hano urahari, ndambuye ukuboko kwanjye mu kwizera, nje uko ndi ngo ubimbabarire Nyagasani. Nukuri yiteguye kubikora kandi irabikora, icyubahiro kibi cy'Imana. Reka tuyubahe. Urakoze Mana ikomeye, uri umubyeyi udukunda, wandikije ijambo ryawe kugira ngo udukize. Turarigushimiye, uhabwe icyubahiro. Turasabye ngo umwuka wawe wemeza kandi utsinda, atsinde umutima w'umuntu wese wemeye kwakira ijambo ryawe, akuze azamure umuntu wese waryakiriye akaryemera rikamutsinda, agatsindishirizwa, yezwe naryo, kugira ngo abashe kugera ku rugero rw'ubutungane ubwo Kristo yazasanga yujuje, akatujyana mu bwami bwo mu ijuru. Ufashe buri muntu wese, za nzego zose twamaze kubona itegeko rireba, hari abatabashije kubona umwanya wo kubikurikirana no kubisobanukirwa, ariko Data tuzi ko bakunda cyane, n'abayobozi b'ibihugu cyane, n'abategetsi. Turabasabiye Mwami Imana, binyuze mu izina ryiza rya Yesu, niwe wabimitse kuri uwo murimo, kandi urashaka ko bakumvira bakakubaha, ukabaha gukiranuka kwawe. Turabasabiye rero ngo Umwuka wawe wera abagenderere aho bari hose, wumvishe imitima yabo, abakiriza agakiza kawe, kuko urabakunda, kandi icyo ushaka ni uko bihana bakabarirwa ibyaha. Niko dusabiye abagaba b'ingabo, niko dusabiye abasirikare, niko dusabiye polisi, niko dusabiye inzego zose z'ubuyobozi. Turasabye ngo binyuze mu izina rya Yesu, Umwuka w'Imana agendere buri muntu wese ku giti cye, amubashije gufata ibyemezo, kugira ngo niyakira agakiza uhabwe icyubahiro. Niko dusabiye rubanda rugufi ndetse n'abimbata n'umudendezo, abo bose urabakunda Mwami. Umugisha w'ubutumwa bwiza ubagereho, kandi Umwuka wera ureshya umutima yongere kurehereza imitima yabo kugira ngo bakwakire. Niko tuzirikanye isi yose rero mubyeyi mwiza, isi yose ituwe n'abantu, kuko twabonye ko iri tegeko rireba abantu bose bari mu isi. Dusabiye ibirere bine by'isi bigizwe n'abantu batandukanye, indimi zitandukanye, amoko atandukanye, ikasi n'ikasikazi, uburasirazuba n'iburengerazuba. Turasabye Mwami Imana, wowe utagotwa n'ibisika, tukwinginze tubikuye ku mutima, ngo abo bantu bose ubuntu bwawe bureshye imitima yawe, umwuka wawe utagira aho ahezwa, agenderera imitima yabo, ayireshye ntama w'Imana, ayibashije guca bugufi, abemeze kwihana no kubabarirwa ibyaha, kuko tuzi neza ko Kristo ateze ibiganza, ashaka kwakira umuntu wese umusanga. Niyo mpamvu natwe dutinyuka kwingingira imiryango yose, isi yose, nuko tuzi neza ko Imana ibakunda, nuko tuzi neza ko ibitayeho. Niyo mpamvu dusabye binyuze mu izina ryiza rya Yesu utanga ubugingo, ngo amahoro n'imigisha bigere ku bantu bawe bose, kandi ubutumwa bwiza bugere ku bantu bawe bose, kugira ngo babashe gukizwa, kuko tuzi neza ko urubanza ruri hafi, kugira ngo ikiremwa muntu kijye mu rubanza gicirweho iteka, kuko urubanza rwo rurimo. Abantu bose bari gucirwa imanza, kugira ngo harebwe impamvu z'umuntu, kubaho k'uwo muntu, icyo yahaye agaciro, mbese ni Imana cyangwa ni Satani. Mbere rero yuko imbabazi zirangira, turingize Mana, kugira ngo ubwoko bwawe bwose bugire umugisha kuri wowe mu kwakira imbabazi, abatinangiye bakizwe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye, amena. Uzimana yumvikane hose, Yesu agiye kuza. Yesu agiye